Ndabashuje mwese abakurikirana comedy. Uyu ni wa mwanya mwahariwe wo kumva Bibiliya. Muri kumwe na Fashimana Benjamin. Niba ushaka gukomeza kandi guteza imbere ishene yacu, komeza kurikirana Bibiliya, ukunda kumva ibyanditswe, ibyahanuwe, gukomeza kumva amateka n'ibigwi bya Yesu Christo, wakora share, subscribe, hanyuma kugira ngo ukomeze kurikirana ibiganiro byacu. Iyi ni Christo comedy. Uyu ni Fashimana Benjamin. Nkuko nabibasezeranyije kandi ubushize, uyu munsi turakomeza na Yesu, amateka Yesu, ibigwi bye. Tukomeje n'igice cya gatatu, noneho ubu tugezaho aho Yesu Yosefu amuhungishiriza mu Egiputa. Reka dutangire, reka dusome mu izina rya Yesu Christo. Yosefu ahungira muri Egiputa. Bamaze kugenda, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujyana umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Nawe ahera ko arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro ajya muri Egiputa, agumayo ageze ubwo Herode amaze gutanga ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Herode abonye ko yatengushywe n'abanyabwenge, arakara cyane, aratuma ngo bice abana b'abahungu bose bari i Betelehemu no mu misozi yose iri bugufi bwaho, bamaze imyaka 2 n'abatarayimara, kuko nk'uko yagereranyije igihe yasobanuriwe n'abo banyabwenge, nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye, ngo induru yumvikaniye irama yo kuririra no kuborogera kwinshi, Rasheli aririra abana be yanga guhozwa kuko batakiriho. Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa ati, byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina asubira mu gihugu cya Isirayeli, ariko yumvishe yuko Arikelayo yimye Yudaya. Ahase Herode atinya kujyayo, abwirizwa n'Imana mu nzozi ajya mu gihugu cy'i Galilaya, atura mu mudugudu witwa i Nazareti, ngo ibyavuzwe n'abahanuzi bisohore, ngo azitwa Umunazareti. Ubwo ni igihe Yesu Christo yahungishirizwaga mu Misiri, ahungishwa Herode. Herode yashaka kumwica kuko yumvishe ko azaba umwami kandi ari we mwami. Hanyuma reka twikomereze Yohana umubatiza yigisha abatiza. Turasoma mu izina rya Yesu. Turasoma, icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Yudaya ati, mwihangane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya, ngo ijwi ry'urangurura mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Yohana uwo yari yambaye umwambaro w'ubwoya bw'ingamiya, abukenyeje umushumi, ibyo kurya bye byari zijya n'ubuki bw'ubuhura, maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajya aho ari, abatiriza mu ruzi rwa Yorodani, bavuga ibyaha bakoze. Abonye abafarisayo n'abasadukayo benshi bazanywe no kubatizwa, arababaza ati, mwabana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye. Ntimukibwire muti, dufite Aburahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Ndetse ubu itorero
ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti. Nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kishugunywe mu muriro. Njyeweho ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibikwiye no kumutwaza inkweto. Niwe uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka ye azayahunika mu kigega, ariko umurama wo azawucanisha umuriro utazima. Ibyo ni ibyavuzwe na Yohana Umubatizwa. Yohana Umubatiza arimo abatiriza muri Yorodani. Reka dukomeze kubatizwa kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati, ko ari njye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Aherako aremera. Yesu amaze kubatizwa, uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira n'inuma imujyaho, maze ijwi riravuga mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda, nkamwishimira. Ndabashimiye ko mwakurikiranye ikiganiro cyanjye. Nimwandike hasi kuri comment, mumbwire niba mwakomeza kumva ibiganiro, hanyuma munasharinga, mukore na subscribe, hanyuma nanjye mbagezeho ibiganiro. Hanyuma kandi dukomeze dusome Bibiliya, turyoherwe na Bibiliya, twumve iby'Imana yayivugiye mu kanwa kayo, n'ibyo yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bayo. Hanyuma dukomeze tube muri Yesu Kristo, tumwakire nk'umwami n'umukiza, maze kugera ku ndodo z'ibihe azadufate mu kuboko kwe, ntazaturekure ngo tugende nk'aho murama wavuzwe. Ndabashimiye, murakoze gukurikirana Christo Comedy. Ubu yari yafashe Imana Benjamin umuhungu wanyu. Ubutaha tuzakomeza tureba Yesu ageragezwa na Satani.